Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguye ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru ibabaje cyane itugezeho nonaha, naho mu karere ka Gicumbi umugabo amaze kwica mugenzi we amuteye icyuma. Uraza kumenya mbese uyu mugabo kubera iki yaba yishe mugenzi we, ese baba bapfuye iki, ese ubuyobozi bwo bwaba bwasabye iki abaturage, ese abaturage bo muri aka karere ka Gicumbi basabye iki ubuyobozi nyuma yo kubona iyo nkuru iteye ubwoba, iyo nkuru ibabaje. Na n'ubu kubava mu mutwe birimo birabagora bitewe n'ubu bwicanyi biboneye amaso ku maso. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukana munsi y'amakuru yacu urahabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye muri aka karere ka Gicumbi bitewe n'ubwicanyi biboneye amaso ku maso, aho umugabo yishe umugore we amuziza ikintu cy'amaherere, ngo bitari bikwiye ko yari gutera icyuma mugenzi we, ngo ahubwo bari kugana inzego z'ubuyobozi cyangwa inzego z'umutekano zikabunga ubundi bagasubira mu buzima busanzwe. Ngo rero ngo kubona ibyo bintu ngo bikomeje kubatera ubwoba, ngo uwo mugabo ngo agomba gukatirwa igihano cy'urupfu bitewe n'uko nawe yishe nyakwigendera. Ibyo byose rero biri mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Kanongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, tubibutse ko iyi ari KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba utarakora subscribe nakugira inama yo kuyikora nonaha kuko waracikanywe. Hano niho honyine wasanga amakuru yizewe kandi abagezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rero niyo mpamvu tugusaba ko wajya munsi y'iyi nkuru yacu urahabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona ayo makuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda no hanze yarwo. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye ubwoba yagaragaye muri aka karere ka Gicumbi, aho umugabo yishe mugenzi we bapfa ko asambana n'umugore we. Iyi nkuru rero niyo yatumye abaturage bababara cyangwa bibarakaza cyane, bazamura umujinya mwinshi cyane. Iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye cyangwa yabaye ku gicamunsi cyo kuri uwa gatatu tariki ya 7 Kanama 2024 ahagana saa 10 z'umugoroba zo kuri iyi tariki tumaze tukubabwira. Iyi nkuru kandi y'incamugongo yabereye mu mudugudu wa Gacyamo, akagari ka Nyakabungo, mu murenge wa Byumba, mu karere ka Gicumbi. Bibera cyangwa abo bantu bari bari muri satere y'ubucuruzi ya Rwambona, ngo nibwo uyu mugabo yishe mugenzi we amuteye icyuma nyuma yo kumushinja ko amusambanyiriza umugore we. Ngo acunga ngo yagiye mu kazi ngo akahita yinjira mu rugo rwe ngo akajya kumusambanyiriza umugore we. Amakuru kandi atangwa n'inzego z'ibanze avuga ko Muhirwa w'imyaka 37 yatonganye na aho rwabaye Emmanuel w'imyaka 53 y'amavuko, bapfa ko yamubwiye ko amusambanyiriza umugore we witwa Uwamariya Esperance ubana na aho rwabaye mu buryo butemewe n'amategeko, aho bahise barwana amutera icyuma mu nda arirukanka cyane ahita atoroka inzego z'umutekano. Uwatewe icyuma kandi yahise atwarwa ku kigo nderabuzima cya Ruhenda mu gihe bari bategereje
imbangukiragutabara yo kumujyana ku bitaro bya Byumba ngo yahageze isanga uyu wari urwaye cyangwa wari watewe icyuma amaze gushiramo umwuka bitewe nuko ngo yari yamukomerekeje bikomeye. Iyi nkuru y'incamugongo, iyi nkuru ibabaje yanemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Mwiseneza Jean Bosco, aho yavuze ko ukekwaho ubu bwicanyi yamaze gutabwa muri yombi. Yagize ati ku bufatanye n'inzego z'ibanze abaturage, uwateye undi cyuma yahise afatwa ashyikirizwa sitasiyo ya polisi ya Byumba, arimo gukurikiranwaho n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Harimo gukorwa iperereza kugira ngo haze kumenyekana icyaba cyatumye aba bombi cyangwa uyu mugabo atera mugenzi we icyuma, ngo kuko ngo iryo jambo ntabwo ariryo ryari gutuma atera mugenzi we icyuma, ngo ahubwo wasanga ngo ari ikindi bapfaga. Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Mwiseneza Jean Bosco yakomeje asaba abaturage kwirinda amakimbirane, no mu gihe agaragaye bakiyambaza ubuyobozi bukabakiranura. Yagize ati ubutumwa duhora duha abaturage ni ugutangira amakuru ku gihe ku bantu bafitanye amakimbirane ashobora kuba intandaro y'urupfu. Abaturage bakwiye kwirinda umuco ugayitse wo kurwana igihe bagiranye ibibazo, ahubwo bakegera cyangwa ahubwo bakagana ubuyobozi bukabakemurira ibibazo bafite, ubundi bukabunga kugira ubundi bagasubira mu buzima busanzwe bakongera kubana neza cyane. Umurambo wa nyakwigendera aho rwabaye Emmanuel wajyanwe ku bitaro bya Byumba kugira ngo ukorerwe isuzuma mu rwego rwo kumenya icyamwishe neza. Abaturage bo muri uwo mudugudu bavuze ko uwo muryango wahoraga mu ntonganya za hato na hato, umugabo ashinja umugore we ko amuca inyuma kuri uriya mugabo, ngo acunga ngo iyo yagiye gushaka icyo barya cyangwa yagiye gushaka akazi, ngo uwo mugabo akahita yinjira mu rugo rwe. Nibyo rero byabaye intandaro yo gutuma abo bombi baterana ibyuma, ngo gusa kandi ngo umugabo yari yarakuye umugore we ngo ku muhanda, ngo yari yaramuraruje ngo ku muhanda, ngo kuko n'ubundi ntibabanaga byemewe n'amategeko y'u Rwanda. Reka nkushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Nawe niba utarakora subscribe, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kazana ko gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi uba ugomba no gusharinga inkuru yacu kugira ngo utaramenya aho ibyiza biri cyangwa aho amakuru meza yizewe ari, ko nta handi ari kuri hano kuri KN Radio. Ibikore nonaha rero kugira ngo undi wese atazacikanwa. Reka tubifurize gukomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.